kandi kimucyumve. Iteka ryose iyo ukomerekejwe n'umuntu ukamuririra imbere ari we ugukomerekeje, ukarira amarira gushakaho, uba umeze nk'umuntu ufashe ikiganza ukagifatisha mu bugi bw'inkota y'umuntu ukurwanya. Hari abantu bajyanwe no gukora bahunga insengero batazitaye, hari n'abagiye bazitaye. Uwo wagiye arutaye akwiriye kugaruka, ahubwo ikibazo ni ari uwakomeretse mu rwego rutuma ahunga urusengero. Ntabwo yari aje gusenga, yari aje gushaka abantu mu rusengero. Kandi ndagira ngo mbabwire, iyo ugiye mu rusengero ushaka abantu babona nk'abantu, ariko iyo ugiye mu rusengero ushaka Kristo. Ijwi ry'umukanguzi. Mbakundishije ikiganiro giheruka gusohoka cyambereye cyiza, kubera ko nagikurikiranye inshuro irenze imwe, kivuga ngo sana igicaniro. N'iki ngiki gikurikire ni cyiza, ariko nacyo uze gusubira inyuma ugishake, n'ibindi bihari ni byiza nabyo ubishake ubyumve. Rero turabasuhuje abari ku migabane igiye itandukanye y'isi, mu Rwanda, diaspora, mwese tubashimiye uburyo mubana natwe, kandi dukunda feedback zanyu mutubwira yuko imitima yanyu ihembuka, natwe biratunezeza. Nge rero ugiye kubana namwe nitwa Masengesho Samuel. Tugiye kubana nk'uko mubimenyereye muri iki kiganiro na Niseti. Rero abari hirya no hino, abababaye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, turababwira ngo bihangane. Iminsi irasa ariko ntabwo ihwana. Uyu munsi bishobora kuba bibi, ejo bikaba byiza, ejo bikaba bibi cyane, ejo bikaba byiza cyane. Ibihe bihora bisimburana. Rero reka dutangire dusenga. Niseta dusengere, adushyire mu biganza by'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, tugushimiye ubucunguzi bwawe, watumye twitwa abana b'Imana, tubona umurage mu rugo rwa Data, kandi dufite ibyiringiro byo kuzakubona ugarutse uje kudutwara. Izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Turagushimiye rero ko duhaye uyu mwanya ngo tuganire na bene Data kuri uyu musozi turiho w'amasengesho. Tugushimiye bwa mwene Data Samuel turi kumwe, tugushimiye aba babyeyi turi kumwe, aba bagabo, aba basore n'abakobwa, tugushimiye abarwayi ugiye gukiza indwara, tugushimiye imitima ugiye kuganira nayo, abari bakomeretse ugiye komora inguma, kandi abari bababaye ugiye kongera guha umunezero. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya ndagize ngo Uwiteka Mana wiyoborera imitima yacu, kugira ngo buri muntu wese akore mu byo ushaka, kandi ntibibe ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bana natwe ku bwawe Kristo, none n'iteka ryose. Amen. Amen. Ndetse mumeze mute? Turashima Yesu. Natwe turashima Imana. Amen. Abakunzi b'umukanguzi rero, nk'uko mubimenyereye, ntabwo tujya kure y'ijambo ry'Imana. Uyu munsi twifuje kuganira namwe. Cyane cyane dukunda kuvuga gusenga, tuvuga ku bugingo, ariko uyu munsi hari imisozi isengerwaho. Mu Rwanda irahari igiye itandukanye. Na hano twicaye, n'aha ngaha twicaye. Hari insengero, hari ibyumba. Aho hantu ni ahantu hose umuntu ajya akabonera Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuza kureba umwihariko w'urusengero. Ubundi urusengero ni iki? Urusengero rwatangiye ryari? Mbere y'uko ngusubiza wihangane nyine dukore byacu. Sinzi abantu bajya bakunda, ariko ntabwo ari byiza ko burya ikibazo kibyara ikindi kibazo. Abantu benshi bajya bashaka ngo iyo umuntu akubajije umusubiza icyo ashaka, burya kandi igisubizo si icyo umuntu aba ashaka mu kibazo. Igisubizo ni icyo ugusubije atekereza. Nubwo cyaba kidahuye n'ibyo utekereza, burya nibwo ubumenye uko abifata. Rero wihangane mbanze nkubaze, urambajije ngo urusengero ni iki? Ushaka kuvuga urusengero nk'inzu isengerwamo, cyangwa urusengero nk'umubiri umwuka uteraniramo? Byombi bifite aho bihuriye. Urusengero nk'umubiri n'urusengero nk'inzu isengerwamo. Ariko ndashaka ko tureba urusengero nk'inzu isengerwamo, ahabera amateraniro. By'umwihariko iyo tuvuze urusengero spirituel Roma,
ni imibiri yacu, ko niko ijambo ry'Imana rivuga, ni imibiri y'abizera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka w'Imana uri muri mwebwe. Bivuze ngo iyo umuntu amaze kuba umukristo agira amateraniro muri we. Imana iteranira muri we, ijuru riba riri muri we, kuko Imana ni Emmanuel, ni Imana iri kumwe natwe. Birumvikana iyo iri kumwe natwe biri muri twe, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzamanura ihema ryanjye ribe muri bo, baba abana banjye nanjye, mbese bazaba abahungu banjye n'abakobwa banjye. Hanyuma ikindi cya kabiri, hakaba n'inzu z'abahuje kwizera bahuriramo, aho tuvuga habera amateraniro mu buryo bugaragara inyuma. Rero aho tuhita urusengero, naho rugaragarira bose, haba umunyamwuka barubona n'umunyamubiri barubona ko ari urusengero. Hakaba n'imisozi rero abantu basengeraho. Warubajije ngo urusengero rwatangiye ryari? Ubusanzwe urusengero no mu zindi ndimi ntibarwita urusengero, ahubwo tugenekereje bavuga kiliziya. Ni eklizia, ni ijambo ry'ikigiriki jopanse. Ariko tugarutse, kuko inzu zose zihuriramo n'abantu basenga ntibazita insengero, nta nubwo zose bazita kiliziya. Hari andi mazina menshi wenda tutari bujyemo, ko hari na za moske, misigiti, byose ntabwo ari kiliziya, ariko hose baba bari gusengeramo. Noneho hakaba n'imisozi abantu bateraniraho, bajya gusengeraho. Ubutayu, bavuga ngo ni mu butayu. Hakaba no mu byumba abantu bajya gusengeramo. Noneho ngarutse inyuma gato kugira ngo nsoze icyo mwari mumbajije ntizimbye mu magambo, warubajije ngo urusengero rwatangiye ryari? Urusengero rwatangiye ryari? Ubusanzwe gusenga ni ikinyarwanda gikomoka ku iringara. Iringara bavuga okusenga, mu Kigande baravuga ngo ni okusaba, ni ugusaba. Bene data b'Abarundi bakunda kudukurikira ku Mukanguzi barabizi, nk'iyo umuntu avuze gusabiriza mu Kirundi baravuga ngo ni ugusengerereza. Urabyumva, gusenga tubitwara nko gusaba, ariko si byo. Ubundi gusenga Imana ni ugusabana nayo. Noneho impamvu nsobanuye gutyo ni uko byatangiriye ku bantu babiri baremwe mbere, Adamu na Eva. Igihe cyabo cy'umubano mwiza n'Imana, ubwo Imana yajyaga iza kubana nabo mu ngobyi ya Edeni, burya rwari urusengero. Nubwo hatari inzu yari yubatse, ariko iryari ihuriro ryabo n'Imana, nibwo urusengero rwatangiye. Urakoze cyane. Abadukurikira baraza kumva dusa naho dutwara ibintu kugira ngo bize kumvikana. Hari abantu bamenyereye amadebate cyangwa n'ibindi biganiro bya hard talk, usanga nyine ari ukuvugana imbaraga nyinshi, ariko ni ukugira ngo n'umuntu udasobanukirwa aze kubasha gusobanukirwa. Ahangaha ndagira ngo nkubaze, ni iki gituma uru rusengero turi kuvuga rutandukana n'iyo misozi? Iyo misozi yindi isengerwaho ubundi bitandukana gute? Uru rusengero nk'inzu. Urusengero nk'inzu, aho abantu bateranira hatandukanye kure cyane no ku misozi, kuko ku misozi aho abantu bateranira ni hamwe. Wenda duhere mu rusengero, rufite umwanya ushyirwaho n'Imana, aho bita ku ruhimbi rwera. Noneho kabiri, n'abaruyobora, abakora umurimo muri urwo rusengero barabisigirwa. Noneho icya gatatu, twavuga ngo habamo n'ibikoresho byo kuramya no guhimbaza Imana. Biriya bikoresho byubahwe cyane, ko Imana yarabivuze muri Zaburi jopanse ni 150. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushimishe Imana ibyuma birenga, amajwi n'ishako n'imyirongi, bituje n'ibisakuza n'ibindi. Urusengero rumva rubitse n'ibikoresho by'Uwiteka. Uretse n'icyo, ni inzu yitiriwe izina ry'Uwiteka. Mu gihe umusozi muba muwuteraniyeho n'inka bakaziragiraho, n'umujura ashobora kuza yiruka nubwo yajya no mu rusengero, ariko mu rusengero ni inzu yitiriwe urugo rw'Imana. Harimo wa mwanya w'icyubahiro mvuze. Kabiri, harimo abo twakita nk'abatambyi, sibyo, bari mu izina ryo kuba ari umuhuza w'umuntu n'Imana, mu gihe ku musozi ntawe ubayo.
ahangaha abantu baraza kugira ikibazo bibaze ngo none se burya kujya ku musozi nta gaciro bifite, tubyihorere. ubundi ukivuga gutyo umuntu utarajya mu rusengero ntakwiriye no kujya ku musozi, kuko bwa mbere urusengero nirwo rubyara rukarera. ubundi ku musozi ni nk'uko waba ufite umwana akaba yava iwawe akajya gutembera ariko afite aho ataha n'aho yavuye. Ku musozi ntawe uhabarizwa, ariko mu rusengero abana barahavukira ko barahabatirizwa, mu butayu nta Yorodani ibayo, sibyo? Rero umuntu utaragira urusengero ntaba afite n'umushumbye. Iyo udafite umushumbye kujya ku butayu, mwihangane mbivuge gutyo, wenda sinkoresha ijambo inzererezi, ariko umeze nk'umuntu utazi iyo uri kuva, utazi n'aho uri kujya. Mu by'ukuri idini ni umubyeyi. Urusengero umuntu asengeramo rumuha uburere, hanyuma Imana ni data ikurebera rero kuri aderesi yawe. Bivuze ngo itandukaniro tugiye gufataho urugero ni uko mu rusengero hari umushumba wimikwa n'Imana, ariko mu butayu ni wowe wenyine. Uvuga ngo wenyine hari n'abo usangayo ugasanga ntabwo uri bubungukireho, ni wowe ubungura. kandi mu butayu ushobora kuhabyarizwa agakiza, ariko ntuhabatirizwa, ntunaharererwa, ukeneye aho ujya kurererwa. Abantu bari buze kwibaza impamvu Yesu yacaga ku nsengero nawe akigera mu butayu gusenga. Yabaga azivuyemo, yavuye mu masinagogi, icyo mubyibuke. Yabanje mu masinagogi Yesu. Yabanje mu masinagogi atwarwa n'umwuka mu butayu. Yari atwawe n'iki? N'umwuka. Yari ajyanwe n'umwuka mu butayu, ariko ureba abantu benshi bajya mu butayu bajyanwa n'ibibazo no gusengera ibyifuzo. Nabyo si bibi. Kuvuga ngo baribaza uko Yesu yagendaga. Mwibuke ko yateraniye mu rusengero avuga amagambo yanditswe muri Yesaya, avuga ngo ni umwaka wo kumenyesha abantu igihe cy'imbabazi no kubwira imbohe ko zibohowe. Ni amagambo yavugiye mu rusengero, anyura mu myanya y'intoki abantu bari bagiye kumwica, akamanuka yerekeye za Kaperinawumu. Yari avuye mu rusengero. Uraza kunyihanganira, turi mu rusengero kandi hari ahantu nshaka ko tuza kugera kugira ngo abantu bacu baze kumva neza iki kiganiro. Ubundi umushumba uyobora urusengero agomba kuba ameze gute? Bwa mbere agomba kuba ari umukristo kuruta inshingano ze, kuko iyo ari umukristo ubukristo buramukoresha, ariko iyo ari mu nshingano zikoresha igitugu. Burya iyo inshingano ziruta ubukristo wubahiriza amahame, ariko iyo ubukristo buruta inshingano wubahiriza iby'umwuka wera. Ibyo byonyine biba bihagije kugira ngo umuntu abe umukristo. Ubukristo bwawe burusha agaciro inshingano. Biroroshye kuko bene uwo muntu ayoborwa n'umwuka w'Imana. Naho kuvuga intambwe aba yarateye ni nyinshi, ariko zose ziyobowe n'umwuka wera. Umwuka rero ntayobora umuntu utarabyarwa nawo, kandi umuntu wabyawe n'umwuka wera agomba kuba ari umukristo. Turaza kwibanda mu rusengero. Hari imirimo ikorerwa mu rusengero. Iyo mirimo urayizi, iyindi Bibiliya igenda iyivugaho. Iyo mirimo igira nyungu ki mu gukura k'umukristo no mu iterambere ry'iwe, haba mu buryo busanzwe no mu buryo bw'umwuka? Ushatse kuvuga iyi, hari imirimo myinshi. Hari ugutanga amaturo, hari ukuririmba, hari ukudiyakona. Burya muri diyakoni si n'imirimo yo mu rusengero yari ashinzwe. Abadiyakoni bari abacamanza bo mu materaniro, barabungaga abantu bafitanye ibibazo. Ku bundi nta bantu bakwiriye guteranira hamwe badahuje. Niryo jambo tujya dusoma rivuga ngo bari mu mwanya umwe bahuje umutima, umwuka wera aramanuka. Ariko uzasanga abantu benshi duhuza amateraniro ariko ntidusangire ubuzima, ntiduhuze kwizera. Nuko abadiyakoni batashyiriwe mu mirimo yabo. Barabanzaga bakunga abantu ko niba numva iryo jambo diyakewo,
abantu bajya bakunda gusoma ibyahishuriye Yohana, harimo itorero bita Laodikiya, harimo Laos and Diakewo. Ni ukuvuga ngo ni igihe Imana iciraho umuntu urubanza. Noneho diyakoni ni ukuvuga ngo ni nk'umucamanza. Bari bakwiriye kuba ari abahuza b'abantu n'Imana, bagafata ba bantu bakabahuza. Hakabamo n'indi mirimo bo bagenda bicaza gusa. nta guciye mu ijambo aho ngaho ndimo ndumva yuko abakristo babiri igihe bagiranye ibibazo nta nubwo baba bakwiye kujya mu buyobozi busanzwe, urwego rw'abadiyakoni nicyo rushinzwe aho ngaho mu rusengero. Yes. Ako kana abantu badukurikira bakumve neza. Urwo rwego rw'abadiyakoni nicyo rushinzwe, nicyo rushyirirwaho gukemura ibibazo abakristo bagiranye. Barebe minizi ya diyakoni. Mu minsi yashize ni akantu gatoya urahita ukomeza. Abakristo babiri bagiye mu buyobozi bari gupfa urubibi rw'isambu. Ni icyo ngicyo nari mbivugiye kugira ngo abadukurikira babyumve neza yuko nimba abakristo babiri bagiranye ikibazo biba bigomba gukemukira aho ngaho. Exactly. Urwo rwego rw'abadiyakoni nirwo rushinzwe, kuko n'abayobozi mu nzego bwite za leta nibyo hari uburenganzira buboneka mu byiciro bitatu. Kavukire y'umuntu, iyo umuntu avutse ubu umukristo ariko ufite igihugu barizwamo, igihugu kikugiraho uruhare kuruta idini. Noneho kabiri, mbere habanza igihugu burya, hagakurikira umuryango uvukamo. Burya umuryango ntukugiraho uburenganzira nk'igihugu uvukiramo, kuko igihugu niwo muryango mugari w'umuturage wacyo. Hakaza famiye yawe nk'amaraso, sibyo? Impamvu ya famiye nk'amaraso iza ari ubwa kabiri, ni uko hari abantu barenganya abandi kandi baba mu muryango, ari umuryango, bagatabarwa n'igihugu. Rero igihugu gifata uburenganzira bwa mbere kuruta abandi, hagakurikira umuryango, hakaza itorero. Ba bantu baturuka muri ya kominote ica imanza mu nzego bwite za leta, nabo ni abantu. Na ba badiyakoni bari mu rusengero nabo ni abantu. Analize zabo ni zimwe, ariko noneho itandukaniro ry'izi manza ni irihe? Ni uko nta muntu ukiranuka ukwiriye kujyana urubanza rwe mu bakiranirwa. Uzi ikintu ahise akora? Afunze ba bandi bari kumva impaka zabo, abafunze umutima wo kuzaza gusengeraho nabo babarizwa. Niyo mpamvu urwego rw'abadiyakoni rwatowe kugira ngo rujye rwunga ba bantu ibibazo bigumaho. Hari uburyo nakunze Nehemiya yasannyemo inkike z'i Yerusalemu, nanejejwe n'uburyo yahereye ku nkike. Naratekereje mbere kuki atabanje ngo yubake inzu, ahera ku nkike bwa mbere kugira ngo ahishe icyuho kiri imbere. Noneho kabiri, abo batangiranye nibwo bakomeye, bazagera kure bagenda bananirwa, ariko bazananirwa bari imbere abanzi babo batakibabona. Urumva icyo kintu? Rero twari dukwiriye kubanza tugasana inkike. Gupfa urubibi bigasohora abantu mu itorero, bakibagirwa ko ari abakristo, kuko rwa rwego rw'imirimo ikorerwa mu rusengero rutakoreshejwe neza. Nicyo wambwiraga ngo bimarira icyo umukristo, nicyo wari ubajije, ngo mu bukure bwe bwa mbere bimuhuza na mwene si iyo bagiranye ikibazo, iyo urwo rwego rukoreshejwe neza. Noneho uburirimbyi bumufasha kurera umuhamagaro, bukamuha no gusabana n'Imana, kuko kuririmba ni ukusenga kabiri. Hari ibintu abantu batazi, burya kuririmba ni ukuganira n'Imana, ukaba uri no kwiganiriza nawe ubwawe, kuko umuntu uririmba aririmba agaragara mu isi, ariko we aba yagiye, yari umuramyi w'ukuri. Noneho hakaba no gutanga amaturo. Gutanga amaturo abantu bose barabizi, no mu Kinyarwanda uwo muco turawugira. Murabizi ko tugira iminsi y'umuganura, aho gusangira n'abantu, tugasangira umwero runaka. N'igihe umwami yabaga yatanze imbuto, abantu barazifataga bagasubiza, bakajyana imbuto ibwami kugira ngo hatagira abandi bazabura imbuto, kandi umwami yari yazitanze. Icyo ni icya cumi, ni imbuto zaturutse ku mwami, kigatangwa. Kabiri, hakaba no gufashanya. N'abanyantege nkeya bo muri twe barafashanya. Hari igiseke cyaciwe icyo gufasha abatishoboye. Ubundi ntibyari bikwiriye ko leta yishyurira abantu mitiweli, kandi abo bari kwishyurirwa mitiweli
bose bafite insengero basengeramo, kandi ugasanga twashoboye kubaka insengero z'amataje ariko tutarubaka abasengera muri ayo mataje. tukiri aho ngaho hari ikindi kibazo nshaka ko usobanurira abantu. Hari abigisha babwira abantu nimutange muzakira, icyo ni kimwe. Hari n'abandi bari aho ngaho bashobora no kuba bataba mu nsengero cyangwa se banazibamo, bakavuga bati ese kuki abantu basenga cyane ari bo bakene, ari bo bakene. Ndagira ngo icyo kintu nacyo ugerageze ugisobanurira abantu. Hari ikintu ushaka kubabwira. Impamvu mureba ngo umuntu ni umukene ni uko mutazi icyo yagombaga gukiraho ari igiki. Wowe ushobora guprefera ko umuntu ari umukene ushingiye ku cyo washakaga yakagombye kuba akizeho, ataba afite bimwe witaga ubukire ukabona ari umukene. Banza umuganirize umenye ubukene bwe n'ubukire bwe, ko hari n'umuntu muzi ko ari umukene kandi ari umutunzi. Impamvu abantu benshi bagaya aho wageze nuko batazi aho wajyaga. Abantu bazi aho wajyaga banashima aho ugeze, kandi impamvu abantu batazi agaciro k'aho uri none nuko batazi aho wavuye. Rero umuntu ukubonamo ubukene ngo nuko wasenze, ashobora kuba yararebeye mu ruhande utagaragariramo, akabonera mu ruhande areberamo ibyo atekereza. Ikindi kugira ngo mbasubize ntabakonfyuzinze, iki kintu mugitekereze neza. Kuvuga ngo kuki abantu basenga cyane ari bo bakene. Twagize ibyago bitera abantu ubukene bwo mu mubiri, sibyo? Bwa mbere bw'inyigisho za prosperity, izo wari uvuze ngo Imana ntabwo ari donadone. Samu, Imana ntiguhera umugisha ko watanze. Iki munyumve, ntabwo mpinyuye umugisha wo gutanga. Reka mbanze nkora aka kantu kugira ngo mukangukire kunyumva. Iyo watanze ntuhabwa umugisha, ariko iyo watanze uhabwa umugisha. Ndabisobanura. Imana ntireba ubwinshi bw'ibyo utanga, ireba impamvu bitanze. Impamvu watanze niyo iguha umugisha kuruta ibyo watanze. Niyo mpamvu uvuze ngo gutanga bizana umugisha cyangwa se gutanga ntibizana umugisha. Noneho ikindi cya kabiri, abanyamadini batubwirije gutanga ibyo dufite kugira ngo tuzahabwe ibindi. Birengagiza ko Imana ari Adonai. Adonai uzi icyo bisobanura? Ni Imana ikora ibyo igomba gukora. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biri otomatiko. Ntabwo imvura kugwa kwayo izabwira umugezi cyangwa amazi y'inyanja ngo kora evaporasiyo. Ibyo biri otomatike bizikora. Uyu mwuka w'evapora uzagenda wongera ukoremo ikindi gicu, imvura yongera imanuke. Umuntu wahawe n'Imana, Imana imubwiriza gutanga. Iyo ugiye kubwiriza umuntu gutanga, ubumeze cya kinyarwanda tujya tuvuga ngo hatiru igikeri kujya mu mwobo kigaturika, ariko iyo kiretse kikijyana kinjiramo neza. Ntitwari dukwiriye kubwiriza abantu gutanga, twari dukwiriye kubwiriza imitima yabo agakiza, bamara gukira bakabona gutanga. Urashaka ngo amaboko aboshywe akore guteze? Dukwiriye kubanza kubwira abantu kubohoka, babohoka bagakora. Iyo umuntu abohotse arakora, ikintu kizakumenyesha ko ukiri imbohe nuko nta mirimo ugira. Urakoze cyane. Turacyari ku rusengero, turacyari ku rusengero, kandi ndahamya ko umuntu uri budukurikire ari bumenye urusengero ni iki. Urusengero rutandukaniye he n'ahandi hantu hose hasengerwa. Nigeze kukubwira ku kintu kijyanye n'abapasiteri. Ndakubaza, umuntu uba umupasiteri akwiriye kuba ameze gute? Ibi ngibi impamvu nabikubajije, hari abantu bakomerekeye mu rusengero. Ubundi urusengero tuhafata nk'ahantu ho gukirira, ho kuruhukira, ariko hari abantu bahuriye n'ibibazo. Ndaguha urugero. Hari umuntu wakubitiwe mu kabari arakizwa, ariko akubitirwa no mu rusengero. Ibibazo yagiriye inyuma y'urusengero abigira no mu rusengero. Ubu arazinukwa, aravuga ati
hari ahantu ntago nzasubirayo. ikibazo si uko yakubiswe niba nahari, ahubwo ikibazo yakubitiwe iki kugira tubanze tumenye icyo yazize. Reka tubanze tumenye icyo yazize, n'ibyo nari nkiri gusobanura. Hari igihe umuntu arengana, nashatse kuvuga mu kabari we yahakubitiye kubera yuko nyine iyo umuntu yasinze juste ni urugomo. Ariko noneho hari igihe umuntu aza mu rusengero akaba azi yuko azahabonera amahoro yuzuye. Dukunda kuvuga ngo naho gukirira, kandi koko naho gukirira. Uyu muntu ahahurira n'ibibazo, agirana ikibazo n'abamuyobora, aravuga ati kumbi uriya niwe wari ukwiye kunyomora igikomere, none arakinteye. No gusanga nta n'ikintu kibi yari yakoze. Yego. Uyu munsi ndahamya ko bahari, nabihamya rwose 100% yuko hari abantu barahiye baravuga ngo sinzongera kurwinjiramo pe. Ndagira ngo ugire ikintu ubwira abo bantu. Reka mpera aha ngaha, abantu bakomerekejwe n'ababayobora, wigeze wabaza ngo kugira ngo umuntu abe umushumba agomba kuba afite izihe ntambwe? Hari icyo bita lift up, kurifutinga umuntu, ariko iyo lift utayimuhaye gusa ukanamubyutsa, ni kamere yaranze Kristo. Niryo jambo bamuvuzeho, baravuze ngo n'urubingo rusadutse ntago azaruvuna, ntazigera ruvuna. Bivuze ko na wa wundi uri mu rusengero ufite icyatuma anengwa, nawe ntiyarakwiriye gucirwaho iteka. Kuko ubundi umurwayi uri kwa muganga iyo arembye sibwo bamwirukana, ahubwo nibwo yitabwaho. Wa muntu yarakwiriye kwitabwaho. Ariko noneho duhite tugaruka kuri wa muntu uri mu rusengero utaritaye kuri ya nkomere. Ese we nta gikomere yaba afite ku rwego adashobora gusporta iby'abandi? Abantu baza mu rusengero n'abantu bari mu rusengero, mwibuke ko muri babiri. Pasiteri ni umuntu wo mu mubiri, n'umukristo ni umuntu wo mu mubiri. Bose bashobora kwizera bagaturwamo n'umwuka wera, bashobora no gukiranirwa bagakorerwamo n'umubi. Banza umenye ngo uwo muntu yari mu yihe sayidi kugira ngo wivure muri cya gikomere. Noneho kabiri, hari n'abantu bava hanze bafite ibikomere bikininda amaraso, ibigenda binyinya. Noneho yaza bakanamukoraho ko hari umuntu utoneka, akagira ngo uramukomerekeje bitewe n'uruguma afite, agahita kuva imbere. Kandi mu by'ukuri utamukomerekeje ko hari n'uruguma ruvurwa no kurutsira, wagitsira nabwo kikaba igikomera akava aho ngaho akagenda. Urwego rwa mbere muri abo bombi ari uwakomeretse mu rwego rutuma ahunga urusengero. Ntabwo yaraje gusenga, yaraje gushaka abantu mu rusengero. Kandi ndagira ngo mbabwire, iyo ugiye mu rusengero ushaka abantu babona nk'abantu, ariko iyo ugiye mu rusengero ushaka Kristo akwiyereka nka Kristo, sibyo? Rero uyu waretse urusengero kuko hari ibyo yahuriyemo nabyo, ntabwo ari ko kuri. Ni ikimenyetso cy'uko afite ibikomere biruta iby'abamukomerekeje. Akwiriye gushaka uko yivura ahubwo, kuko iyo ugenda ucika mu bantu ntabwo abantu aba ari bo babi, ni wowe uba uri kugenda uba mubi ku rwego udashobora kwihanganira abantu. Kandi twebwe ntabwo tubereyeho gusarura imbuto abandi beze, tubereyeho kwera imbuto abandi basarura. Rero umuntu wakomerekeye mu rusengero yakomerekejwe n'abantu, ariko Kristo wari wagiye gusenga yomora inguma. Ntabwo agukomeretsa, yomora inguma, yakomora. Ahubwo igitangaje, njye nagira inama umuntu yo kuguma aho yakomerekeye, kuko iyo uhinduye urusengero burya ni nko guhindura ishuri. Iyo umuntu ahinduye ishuri ukanahindura ikigo, burya ntuba uhinduye isomo, aho ugiye hose usangayo mwarimu. Urakoze cyane. Tukiri aho ngaho, ndagira ngo ugire ikintu ubwira uyu muntu. Ese aho yagiye hanze y'urusengero azahakirira? Kandi aho ari ntabwo yajyanywe no kujya kwiyubaka, ahubwo yasohowe n'urugero rw'ibikomere afite. Nibyo byamwimye umwanya wo kuguma aho bikirira. Ntabwo rero yakirira aho yagiye. Tumuhe iyihe nama? Inama yo gusubira mu rusengero. Hahandi yakomerekeye cyangwa ashaka
hameze nashaka ahandi araba ari kongera umubare w'abamukomeretsa. Ikiruta yaguma hakamenya abamukomeretsa ko ari bake, kuko nta mahoro yuzuye twabonera muri ino si keretse muri Kristo gusa. Samu, iki kintu kimenye, abantu bakurikiye umukanguzi bakimenye. Mu isi dufashe igihe mu ntambara, kandi ntabwo dukirana, ntiturwana n'abafite inyama n'amaraso, turwana n'imyuka mibi. Wandikiye Abayefeso yaravuze ngo nikorera mu batumvira Imana. Banza umenye niba uwo muntu ari we kibazo, nta kibazo wari ufite. Ko hari abantu bakora ibintu bakabifata, akavuga ngo akabazo nari nakoze ngo yari kukihanganira kuko kari gato. Impamvu wowe uri kukita gato nuko katurutse muri wowe, undi yakise kanini bitewe n'umwanya wa rovide wasanze muri we, nta mbaraga zo kwihangana afite, sibyo? Noneho n'uwo wagukomerekeje nawe ari kubyita gato, birabura gica. Nibigusohora mu nzu y'Imana, umugambi wa Satani ugezweho. Iki mucyumve, intego ya Satani si ukutubuza kujya mu rusengero, aratureka tukajyayo, ariko ntatwemerere duhuza n'abo duhuriyemo, bigatuma dutatana tugatera umugongo inzu y'Imana. Kandi kimucyumve, iteka ryose iyo ukomerekejwe n'umuntu ukamuririra imbere, ari we ugukomerekeje, ukarira amarira gushakaho, uba umeze nk'umuntu ufashe ikiganza ukagifatisha mu bugi bw'inkota y'umuntu ukurwanya. Ni nk'uko uba umubwiye ngo ikiganza cyanjye cy'imbaraga ngiki gikate. Ntukwiriye kugira agahinda ngo ukagaragarize uwagukomerekeje, kugira ngo ukiri igikomere, ni uko ukomerera mu maso y'abagukomerekeje. Rero iyo ugiye kure yabo, niyo muhuye urongera ugakomereka. Noneho niyo ugiye mu bandi, byanze bikunze, iyo uri muri ba bandi bashyashya wumva waremye, uba uri kuganira bamwe mwatandukanye. Iyo uri kuganira ba bandi, uba ugifite igikomere ugomba gukira. Ni nko kuza ibyo wariye, ariko waririye muri ba bandi. Rero birasabwa ngo niba koko ushaka gukira igikomere wagiriye mu rusengero, bwa mbere, niba koko ko hari n'insengero zitakwiriye gusengerwamo. Hari nk'abantu, reka mbivuge, hari nk'umuvandimwe wigeze yambwira ngo yageze mu rusengero asanga bemera gusezeranya abatinganyi. Dushobora kubizira, ariko urwo si urusengero. Icya kabiri, hari nk'umuntu wambwiye ngo yagezemo asanga iyo bagiye kurya igaburo ryera bakoresha umugati ariko n'inzoga. Mu mwanya wa vino bagakoresha inzoga. Urwo narwo si rwo. Barangije basobanuraga uburyo wayini ari inzoga, ngo nayo yakoze mu bukwe bw'ikana, ariko hari vino 3, isembuye, ishaririye na vino kidasembuye. Bakoreshaga rero inshya, ubukwe n'imigenzo yabo bakoreshaga izidasembuye zisharira kuko zamaze iminsi. Rero hari n'ahantu hatabera ibikorwa bituma uhaguma, aho kugira ngo havanwe nuko bagukomerekeje, wahavanwa nuko utigeze uhabona imbuto z'agakiza. Imana ibaha umugisha. Urakoze cyane. Hari ikindi kintu nari ndimo kwibaza. Waruvuze ngo aho bakoresha inzoga n'umugati, ibyo ari byo byose ntekereza, ndavuga ngo imico y'ibihugu igiye itandukanye. Aho ntihari aho baba bakoresha inzoga n'umugati kubera umuco w'ibihugu byabo. Ariko umuco si ubukristo. Umuco ni icyo abantu bemeranaho bitewe n'icyo bashaka kugenderaho. Iyo sosiyete cyangwa iryo huriro rikagifata nk'ukuri. Sibyo? Kuko nureba mu muco, hari abantu benshi bagira imico, hari, urabona nkatwe mu Kinyarwanda, uzi uko umugabo yiyogosheshaga amasunzu? Urayazi uko amasunzu bakata amasunzu? Si nabo gusa n'abandi amasunzu. Ubu wagize ngo nje kubwiriza ngahagarara ku ruhimbi nogosha amasunzu.
abakristo bantega amatwi, tuvuge ku muco. Buri gahugu umuco, akandi umuco. Siko ikinyarwanda kivuga. Iyo tubaye abakristo tuba turi abana b'ijuru, ntabwo tuba tukiri ab'isi, tuyoborwa n'Imana, tukayoborwa n'umwuka. Hano Iseba muri Ethiopia, umuco waho abana b'abakobwa babyina bambaye ubusa, bagatwikira sexe gusa. Si umuco wabo se? None se kuri twebwe si biteye isoni? Tugaruke natwe mu muco nyarwanda. Ni ibintu byinshi tugenda tugira, dushobora guheraho tuvuga ku muco ku rwego yose idakwiriye gufatwa ngo tuyemere. Kuko umuco w'ahandi ni uwera, n'umuco wacu ni uwera ku bandi. Ariko iyo tugeze mu gakiza dukoresha Bibiliya ibivugaho iki. Murakoze. Tukiri aho ngaho tukivuga umuco, hari ikibazo nshaka yuko duhita dutwarira aho ngaho, nacyo turaza kugihuza n'ibyo twavugaga by'ibikomere. Hari umuntu uba ari imico myiza mu buzima busanzwe, hari n'undi nawe uba warananiranye muri sosiyete. Abo bantu bahindutse abakristo. Ndagira ngo ugire ikintu batubwiraho, umuntu wabaga yari muri ingeso ubwo nziza, undi akaba ari umuntu utarushobotse muri sosiyete, witwa kahebwe, ariko bose bagakizwa bakaba abakristo. Bitwara gute ubundi? Ubundi hari umuntu ukizwa ariko akaba afite n'ubudasa bwo mu maraso ye y'imiterere, ugasanga no mu gakiza ke afitemo ya miterere yari afite ariko itakirimo ibyaha, ariko akaba afite ishyaka ringana nuko yakoraga mbere, ariko iryo shyaka rikaza kuba ishyaka ry'ibyiza kuruta uko ryaba iry'ibibi nk'irya mbere. Kuko murebye imyitwarire ya Pawulo mu rugomo yagiraga n'ishyaka yari afite, ni ry'Imana yahinduyemo ishyaka ryo kuyikorera, akora gutyo. Wa muntu iyo amaze gukizwa kenshi, iyo yari yarabaye akahebwe, hari n'igihe yitonda, ariko iyo biri mu maraso hari igihe ubona ari umuntu n'ubundi utyaye, mbivuge gutyo, urushapu. Hari na wa wundi witonda ushobora kuza mu rusengero ukabona aracecetse, ariko iyo ari wa muntu wageraga hano afata, usanga no mu murimo hari igihe Imana imuha umuhamagaro wo gukora byose. Ugasanga muri korari ariyo, mu baririmbyi, ibyuma yikoreye, yagiye kwestara cyangwa se yagiye gukoropa, agakora byose nk'uko yakoraga na mbere. Kuko Imana ihindura ishyaka wari ufite burya ntirizimya, irihinduramo inyungu yayo. Ngo nitwahita tubibuzana rya jambo ry'uwababariwe byinshi se ukunda cyane. Nanone. Tukiri aho ngaho, turacyari mu rusengero, ntabwo turi buhave. Hari amahame n'amabwiriza urusengero runaka baba barayashyizeho, ariko umuntu akabamo nyuma akageza aho akumva biranze, atashoboye ya mahame, atashoboye ya mahame, akajya ahandi. Uwo muntu we wamuvugaho iki? Bwa mbere banza ureba ayo mahame ahuriye he n'aya Bibiliya. Ko hari amahame ngenderwaho akomoka mu ijambo ry'Imana, akaba imyitwarire y'abizera. Impamvu aba amahame ni uko adahinduka, nyine ubwo ari umurongo ngenderwaho. Uwo ni wo wa muco w'abakristo. Burya amahame yacu abanyarwanda ni wo muco w'abanyarwanda, n'amahame y'abakristo ni wo muco w'abakristo. Iyo afitanye ihuriro n'ijambo ry'Imana aba ariko kuri. Iyo wowe unaniwe na ya mahame afitanye ihuriro n'ijambo ry'Imana, buryo bari ukugwa. Ariko hari n'amahame abantu bakereya kugira ngo bitwebo, kuko nicyo cyitwa idini. Idini ni amahame, imigenzo n'amategeko. Itorero ni ukuri n'umwuka. Rero iyo umuntu ananiwe n'imigenzo ariko akaba agifitanye ihuriro n'ijambo ry'Imana, atavuye mu ijambo ry'Imana, guhindura idini si uguhindura, kuko kuva mu idini si ukuva muri Kristo. Aha ngaha umuntu wadukurikiye neza ndahamya ko yabyumvise yuko hari umuntu ushobora gusohoka mu rusengero yari arimo kubera amahame n'amabwiriza bitaboneye. Aho twavuzemo nk'urusengero wasengeragamo hajemo ubutinganyi, ushobora kurusohokamo. Ariko hari n'undi wananiwe, imirimo myiza yakoraga agatangira kuyibona nk'imirimo mibi.
aho ngaho naho ntekereza ko umuntu wadukurikiye neza wamusobanuriye yabyumvise. Anise, twavuze ku bikomere byo mu rusengero. Wigeze ukomerekera mu rusengero, icyo ni kimwe. Icya kabiri, warahavuye ujya ahandi cyangwa warahagumye? Niki cyaguhaye imbaraga zo kugira ngo ugume aho ngaho, kugira ngo n'undi wakomeretse uyu munsi ufite decision y'uko atazasubira mu rusengero cyangwa wumva hari ahandi azajya gushakira amahoro, nibura ibyo wanyuzemo nawe bigira icyo bimwigisha? Ndagira ngo dukomereze aho ngaho. Mu rusengero jisite nakomerekejwe n'abari barimo, wenda reka bariho twita mu rusengero, ariko ntabwo nabyitiriye Imana. Impamvu nahagumye ni uko abankomerekeje atari bo nari nagiye kureba. Nicyo cyampaye kwihangana ko nari nzi uwo nshaka. Kandi ikindi cya kabiri, abo bankomerekeje si bo bagombaga kunyirukana mu nzu y'Imana, atari bo banzanye. Burya iyo udasenga umuntu nta nakubuza gusenga. Uko niko gukomera konyine. Iyo udasenga umuntu, no mu gihe atagushaka urasenga, no mu gihe agushaka urasenga. Mu gihe ugukomerekeje rero, iteka ryose iyo umuntu ari mu ruhande rw'ukuri ntabwo abura abamurwanya. Kandi iyo bakurwanyije uri mu kuri, ukuri ntikujya gutsindwa, Imana ihagararana nawe. Urakoze cyane. N'ubundi turimo turasatira umusozo. Ni iki cyateye Pawulo kuvuga ngo hari abantu babyumva cyangwa se bishobora no kumutiva kubera gusoma nabi cyangwa se kudasobanukirwa neza, uyu munsi akavuga niba umubiri wanjye ari urusengero rw'Imana, birahagije yuko ndinda urusengero rwanjye nkanarusengeramo, ariko kuba nafata inzira ngo ngiye mu rusengero, akumva nta gaciro kanini bifite. Tugana ku musozo, ndagira ngo mbwire umuntu waba abyumva gutyo kubera iryo jambo, ugira ikintu umusobanurira. Pawulo kuvuga ngo imibiri ni insengero z'umwuka, harya niba wabivuze? Pawulo ni nawe wavuze ngo uko mubonye wa munsi wegereje mujye murushaho guteranira hamwe. Jisite yari ashatse kugira ngo asobanurire neza uburyo imibiri nayo ikwiriye kuba kubahwa nk'ahantu hateranira umwuka wera. Sibyo cyane? Ashyiraho n'aho guteranira kugira ngo twebwe duhuje kwizera, tujye duhura twaturirana impamvu z'ibyiringiro. Iri jambo ndarikunda, ngo kugira ngo muhumurizanye imitima, muririmbirane indirimbo z'ibihimbano by'umwuka, mubwirane na zaburi, mubwirane amagambo. Urakoze cyane. Dukurikirwa n'abantu b'abanyabwenge. Ubu hari uri butekereza akavuga ati ese Pawulo ntiyivuguruje gute? Akavuga ngo ko yavuze ngo umubiri ni insengero z'umwuka, umuntu we ku giti cye yasabana n'Imana, none iby'amateraniro byabigaruye gute? Ndagira ngo nawe umusubize. Turimo turagana ku musozo, tutaza gusoza hari umuntu usigaranye. Hari ikintu mukwiriye kumenya. Icyo wamenya wagikuye ku bantu. Niba hari ubumenyi ukuye ku muntu, ntibisobanuye ngo uhite usiga abantu, ubuhombye ibindi bisigayeyo. Niba ushaka gukomeza kungukira ku bantu, jya aho bateranira. Niba yaranabifuza ageze muri Areyopago, yaravuze ngo Imana ntiba mu mazu yubatswe n'amaboko y'abantu. Aravuga ngo ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'igira iki kennye. Icya kabiri, muri Yesaya Imana niyo yabibajije, yaravuze ngo mwanyubakira nzuki. Ahantu naruhukira nihe? Nta kindi nitaho keretse umuntu ufite umutima umenetse. Kuvuga ngo mujye guteranira hamwe, Pawulo niwe Jisite niwe ntumwa navuga yafunguye imidugudu myinshi kuruta abandi. Washinze insengero nyinshi kuruta abandi. Ntabwo yari abujije abantu kujya mu nsengero, ahubwo yari ababwiye no guha agaciro wa mubiri wabo bitewe n'ibyo bawukoreshaga biteye isoni. Ko hari naho yageze aravuga ngo umubiri wanyu, ubugingo n'umwuka birarindwe bitazabaho umugayo. Yavuze bitatu. Rero umubiri, abizera bakwiriye guhurira hamwe
niba n'ab'isi bagira amanama bahuriramo n'abana b'ubugingo bakwiriye guhurira mu rusengero nk'inama y'abanyabugingo bakongera kungurana ibitekerezo. None se uzisengera urya igaburo wenyine? Uzibatiza se? Niba urwara ukajya gukenera muganga, kuki wumva se abakirisitu butabakenera? Turakenerana kandi ngo muhure uko mubonye wa munsi wegereje, kugira ngo mwaturirane impamvu z'ibyiringiro hatagira n'umwe usigara, kuko iyo umuntu adaheruka mu bantu agenda n'akayuka. Nk'uko twabibabwiye turimo turagana ku musozo. Hari umuntu uri buvuge ngo none ko kujya mu rusengero numvise ko ari ngombwa, igihugu mbamo nta rusengero ruhari, uri mu Rwanda uyu munsi cyangwa se n'ahandi hari iki cyorezo cya covid, insengero zifunze, arimo aribaza ngo none nkora iki? Bwa mbere nibabanze bamenye iki, urarubuza ariko urarukunda. Bene Kora ntibageze i Siyoni ariko bari bafite inzira zijyayo. Uzi uko baravuze ngo hahirwa abafite inzira mu mitima zigana i Siyoni. Hari abantu bajyanwe no gukora bahunga insengero batazitaye, hari n'abagiye bazitaye. Uwo wagiye arutaye akwiriye kugaruka, ahubwo ikibazo ni yagarukira he kwaho ari nta ruhari. Izindi channels zitanga ubutumwa bwiza n'urusengero. Noneho ikindi gihari ni kimwe, uwagiye yaragiye arutaye ataragiye kuko hari abagiye barukunze ariko bajya aho zitari, hari n'abagiye barutaye bajya aho zitari. Bose ubu uyu mwanya barashaka urusengero. Uwagiye arutaye agomba kubanza kwiyumvishamo ko rugira umumaro nubwo atari burugemo. Hanyuma naha ku Mukanguzi TV habonye ijambo ry'Imana, naho akwiriye kujya joininga amateraniro ariko adahinyuye urusengero rwera. Murakoze. Mbere yuko tujya ku musozo, utanga umwanzuro w'iki kiganiro cyacu, ndagira ngo utubwire YouTube ibaye urusengero gute? Umukanguzi wo kuri YouTube channel ibaye urusengero gute? Ni ikibazo n'undi muntu wese ashobora kwibaza, ariko umuntu uri bwibaza icyo kibazo ndagira ngo umusobanurire. Murakoze. Ngo ikibazo cyane kiravuga ngo YouTube channel Umukanguzi uravuze ngo ni urusengero. Exactly. Ibaye urusengero gute? Bisobanurira umuntu uri bwibaza icyo kibazo. Ubwo se gute itari rwo? Juste numvisha confusion ugize ngo nuko ari YouTube channel. Ariko ikora iki? Ikorerwa iki? Icaho ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Ibyo byonyine bihagize kuba ari urusengero, kuko abaje kuri YouTube channel azi cyaje gukora, azi ngo ngiye kumva ijambo ry'Imana, azi ngo nk'ubu dufite amasengesho tuzatangira ejo bundi kuwa mbere y'iminsi 21. Abazabana natwe muri ayo masengesho bazakira impinduka zo gusenga. Ababanye natwe mu bindi biganiro bakiriye impinduka zibonerwa mu ijambo ry'Imana. Waheraho uvuga ko atari urusengero, ahubwo se atari narwo twaba dukora iki hano? Ya mirimo ibera mu rusengero, yego, nayo ndagira ngo nacyo gisobanure, kuko hari imirimo twavuze ibera mu rusengero, hari ukuririmba, hari ugutura. Samu, uzi aho tujyana amaturo twe? Urahazi tutabibwiye YouTube, abantu badukurikira kuri YouTube. Uza abantu dufasha, sibyo? Abarwayi tuvuza ni benshi, abashonje tugaburira ni benshi, abambaye ubusa twambika ni benshi. Uretse nabo indirimbo ku Mukanguzi ntimujya muzibona se? Ntituririmba, ntidusenga, ntitubwiriza. Diakoni guca imanza, iyo tugira abantu inama tuba tubatandukanya n'ikibi, tubahuza nabo batanye nabo, sibyo? Noneho kabiri, amaturo wenda nuko abantu babyumva uko babitekereza, ariko ukuri ntikubuzwa gutambutswa n'imitekerereze y'ababyumva. None se amaturo
ugira ngo umuntu atuye uretse ko tudagishyiraho account number wagize ngo ntibyemewe. Icya 10 kiremewe kugitanga, amaturo aremewe, nta kitemewe. Aho uri hose niba ufite itorero usengeramo genda utanga icya 10. Niba ntaryo ukabuteranira ku mukanguzi tangaho icya 10. Urakoze cyane. Ngewe niyo naba mbizi n'ibitekerezo byanjye ariko ngomba kubariza abandi batari hano. Urakoze cyane. Muri comment babivuge kubera ko nge mba mpari mu cyimbo cyabo, niyo mpamvu mba ngira ngo hataza kugira icyo yibaza. Tugana ku musozo hari n'icyo numvise wari ugiye kongeraho. Ndagira ngo tuvuze ku cya 10 ndibuka hari abantu batubajije ngo ko icya 10 ntaho kivugwa ngo ko cyavuzwe mu mategeko yarangira ngo cyo nticyarangiye. Ntabwo icya 10 cyazanywe n'amategeko, cyabayeho mbere y'amategeko, kuko icya 10 bwa mbere cyatanzwe na Aburahamu agishyira Melikisedeki umwami w'i Salemu. Icyo gihe amategeko yari ataraza, hari isezerano. Kabiri na Yakobo yaragihize amategeko ataraza, kuko byagiye bikorwa iyi mirimo ikabahesha umugisha ku Mana. Imana yabibwiye abantu ibibahishurira kuko bari batarahishurirwa kubikora. Aburahamu iyo revolution yamujeho, ariko na Yakobo imuzaho. Ariko ab'Imana yabwiye ngo nimutange icya 10 n'amaturo mukingerageresha, ntabwo iryo hishurirwa ntaryo bari bafite. Niyo mpamvu Imana yabitangaje iravuga ngo nimugitange mukingeragereshe mure ko ntabagomororera umugisha. Amategeko agiye yajyanywe n'ibyari biyazanye, ko amategeko yari umushorera utugeza kuri Kristo Yesu. Yesu amaze kuza ntiyakuyeho imirimo yazanywe n'isezerano, ahubwo yaje kuzura kuko niwe sezerano. Rero ubwo amategeko ntacyo yatwaye icya 10 no kugenda kwayo ntacyo biyatwara. Ubwo ntacyo yatwaye ubugingo no kugenda kwayo ntacyo atwara ubugingo. Ubwo ntacyo atwara umwuka no kugenda kwayo ntacyo atwara umwuka. Urakoze cyane. Nkuko twari tubivuze ugiye gufata umwanzuro, ariko umwanzuro tugiye gufata ndagira ngo tuwushingire aha ngaha. Kujya gusenga ni itegeko, nicyo ni kimwe. Ni ubushake. Hari ibintu ukora wabikora utabikora bikaba ntacyo bitwaye. Ndagira ngo tubare aho ngaho dufatira umwanzuro. Ni itegeko kurinde ko abantu bose, ntago Abanyafurika bose bayoborwa n'amategeko y'u Rwanda. Ku mukristo wese w'ukuri, ahubwo dukwiriye gusengesha umwuka iteka. Ni ihame, ni itegeko gusenga. Dukwiriye gusengesha umwuka iteka, ni ihame. Gusenga mu kuri, tugasenga dukiranutse kandi mu by'Imana ishaka byose, ni itegeko. Kuko ubundi umuntu wese ushaka kubaho mu buzima ararya. Ushaka icyubahiro mu bantu arabanza kubaha abandi kandi akambara akikwiza. Abantu bashaka icyubahiro bakora ibintu bibiri Samu. Wubaha bugishakamo, kuko icyubahiro ni imbuto, usarura icyo wateye. Kabiri, wubaha abantu iyo ushaka icyubahiro, ukanambara ukikwiza. Ababizi, abahanga babizi, umuntu wese iyo yabyutse akiyambika aba ari kurwanira icyubahiro cye kugira ngo utamufata uko adashaka. Gatatu, narivuze ngo ushaka kubaho ararya, ushaka icyubahiro aragitanga akanikwiza. Ibwa gatatu, ushaka gukomera mu buryo bw'umwuka no gusenya ibicaniro bya karande kavukire no gusabana n'Imana, agomba gusenga. Kandi amasengesho y'uburyo bwose, kwiyiriza ubusa cyangwa se kutiyiriza, ariko ugomba gusenga. Yego. Inshuti bakunzi b'umukanguzi, murakoze cyane. Reka kino kiganiro tugisoreza aha ngaha. Mwatera komenti, mwaduha ibitekerezo,
kandi ibi ngibi ntabwo biba ari ngombwa ngo byihererane. Hari abantu benshi bafite ibikomere bagiriye mu rusengero bavuga ko batazasubirayo, ariko niba wakurikiye neza ikiganiro wabonye ko atari cyo gisubizo. Ariko ibihe birasimburana nk'uko twatangiye tubivuga, nawe ejo wahahurira n'ibibazo, ariko umuti si ukuhasohoka. Reka turangize rero dusoze nanone adufasha gusenga. Imana imuhe umugisha kandi ko yemeye kuganira natwe, kandi ndahamya yuko hari byinshi twungutse. Ni karibu gusenga dusoze. Asante. Tutarasenga ndagira ngo mbabwire ngo iyo utakurikiye umuntu ntugushwa nawe. Iteka ryose dukurikira Kristo Yesu, kandi niwe banze ryo gukiranuka, ni nawe ugusohoza. Ndagira ngo nkubwire, iyo ukomerekejwe n'abantu ushaka umwami, Yesu arakomora. Dufite abantu benshi bafite ibikomere, bakomeretse barwanira igihugu ngo kigire amahoro. Niba bitaweho none mu gihe cyabo none, ntabwo Imana ariyo yareka umwana w'ubugingo mu gihe afite ibikomere yakomerekejwe n'abantu, ari gusiganirwa mu rurembo rw'abera. Kandi umenye ngo uwo wagukomerekeje ashobora kuba atari we, yakorewemo n'umubi. Ugira imbabazi nyinshi kugira ngo nawe icyo gikomere ugikire. Yesu abaha umugisha. Mana, turagushimiye, niwe Mana ibyara ukarera ugakuza. Ijambo ryawe rirambwira ngo turi abo waremye, uturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, abo witeguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Twubake umuntu wari uteze amatwi ijambo ryawe, umwungure ubwenge uko ushaka ko dutekereza, ariko utuyobora kandi udufate amaboko kugera ku munsi w'ijwi ry'impanda. Ni ku bwa Kristo watsinze byose none iteka ryose. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.